gice cyatambutse mu nkuru igikomere twasize Kiara asa naho yari afite ikintu ashaka gusaba Ethan. Ese ubundi icyo ni igiki? Munyemerere inkuru yacu tuhere kuri aba ngaba bombi babiri. Ethan abwira Kiara, avuga ati Kiara, saba ikintu icyo ari cyo cyose ushaka, ndahari kugufasha kandi byose nzabigukorera. Kiara ariyumvira avuga ati ariko se ko bigo, undi ati we mbwira n'icyo ushaka ko ngufasha. Kiara ati nkeneye umuntu mba hafi, nkeneye umuntu uzabasha kunyumva, nkeneye umuntu wo kuniza ibitugu byo kuririraho, nkeneye umuntu uzajya untega amatwi gusa, narira akampa umwanya nabura nkarira, mbese akampa umwanya wo gusohora agahinda n'umubabaro wanjye. Ariko nibutse ko wowe bitakunda Ethan, ntabwo wowe byakunda, ndimo ndibeshya, ubu ugiye kwitwa umugabo w'undi mugore. Ndati none se basi wareka nkagira ahantu nkujyana? Kiara ati hoya, ahubwo handangire nijyane. Ethan ati ukeneye umuntu ukuba hafi, kandi umbwiye ko hari ikintu ushaka kunsaba. Nakubwiye ko icyo ari cyo cyose ngomba kucyemera, ikindi nabikwemerera. Reka rero ngube hafi, nukenera kurira ndahari, nukenera gutembera ndahari, nukenera ububwira ndahari kugutega amatwi. Kiara ati ariko byose ni amakosa yanjye, ubundi ibi byose nakabaye mbinyuramo njyenyine, nta muntu ugomba kwikoreza umutwaro, nta n'umuntu ugomba kubibabariramo, nta muntu ugomba kumbera icyomoro, kandi ari njye wagize uruhare mu bikomere byose nagize. Iyo ntaza kuva iwacu ntabwo nakabaye mfite ibi bikomere. Iyo nza kuguma mu rugo, urukundo rw'umuryango wanjye ubwarwo rwonyine rwari kuba rumpagije. Ariko sinigeze mbitekerezaho. Navuye mu rugo numva ngiye kuba umuntu ukomeye, numva ngiye kuba umuntu w'agatangaza, numva ngiye kuba umuntu urenze, ariko naribeshyaga. Ibikomere byose mfite ntabwo nari kubigira iyo ntaza gutera intambwe. Ethan ati Kiara, ntukicuze, iyo utaza kuza
ntabwo nari kukumenya, wari guhura na Joram, wari guhura n'abandi bantu, wari kuba uri uyu munsi. Nibyo wahuye n'ibikomere byinshi, ariko wagize n'umugisha. Tuve kuri abo ngabo twigire kuri Joram. Asa n'uwigunze, ibitekerezo byose biri kure. Uko yicaye akibuka Kiara, ibyo agerageje gukora, intekerezo ze zose azamo Kiara, kabona ntabwo yishimye. Byose Sky aba bireba, amwegera akamubaza ati ariko se baby, ndi kuko aba ari kure mu ntekerezo ntabwo abasha kumwumva. Sky arongera akamuhamagara ati babe, ndasa n'uwikanze. Akamubaza ati se umeze neza ko mbona uri kure cyane mu ntekerezo, hari ikitari kugenda neza? Ati oya, ibintu byose bimeze neza. Nta kibazo n'iki na kimwe gihari. Ati ariko simbyumva. Tumbwira ngo nta kibazo gihari kandi mbona wari wafurayinze. Ese kutishima kuva twakora ubukwe, mbona usa nawe utanezerewe, uba uri gupuretendinga, hari ikintu kitari kugenda neza? Joram ati no my love, ibintu byose bimeze neza, ibintu byose ni sawa, byose ni amahoro, ndagukunda. Sky ati wimbeshye, Joram ndakuzi, ese waba uri kwicuza? Joram ati kandi ibyo bivuze ute? Ndicuza kubera iki nakicuza? Ni iki cyatuma nicuza? Nta mpamvu mfite ituma nicuza. Ugicuriza iki? Sky ati okay, ngaho nyine ngwino nkwereka akantu naguteguriye. Baba bari muri honeymoon, ariko n'ubundi Joram atishimye, nta munezero n'uyu na muke yifitiye. Iminsi iragenda ikicuma, amezi akaba menshi. Basi umunsi umwe Joram agira atya agahamagara Kiara. Kiara aramwitaba, ariko akitaba atazi uwo yitabye. Mu kureba yakitegereza neza agasanga inamba ni iya Joram. Amubaza ati Joram, nibutse ute kumpamagaye? Joram ati twahura. Se kuki ushaka ko duhura? Ati mu mwanya we gusa, ndumva nshaka kuvugana nawe.
Okay. Ndaje. Location hano ngusanga. Bagenda bagahura. Mara kubonana. Shamu ntago aba yishimye. Kera biramucanga. Kumubaza ati none se mbona utanezerewe urabura iki? Wakabaye wishimye. Ati ntabwo nishimye. Nanze kumvira abavandimwe. Numvaga hari nzakwibagirwa. Ariko icyo nkoze cyose icyo nkozeho cyose ni wowe mbona. Iyo ndyamye ni wowe ntekereza uruta buri munsi. Umugore wanjye ndamureba nkumva ndamwanze, nta nubwo mba nshaka akananyegera. Nta wundi mba nitekerereza uretse wowe. Ati Joram, reka imikino please. Wahisemo kugenda ubishaka, mbabarira rero ntunkoresha amahano n'amabara. Uje hano kuko ubizi ko nyugukunda. Joram, ndabizi wahisemo kugenda utekereza ko uzansimbuza byoroshye, ariko ubu ndatekereza maze kumenya ko hari abantu badasimburwa uko byagenda kose. Wansize ugiye gushaka ahandi ibyishimo, ariko biragaragara ko umutima wawe wasize igice cyawo aho wansize. Hari igihe umuntu amenya agaciro k'ikintu runaka ari uko amaze kugitakaza. Birababaje ko nawe wabimenye igihe cyararenze. Waragiye ubana na Sky, ariko ibyo ntibyigeze bisiba inkuru twandikanye mu mutima wawe. Ntabwo ikibazo ari uko wabonye undi. Ikibazo ni uko utarabona umuntu wasimbura uwo narindiwe kuri wowe, ndetse wanasimbura amateka njye nawe dufitanye. Uricuza suko nta muntu ufite, ubwo nuko wasanze urukundo rw'ukuri rutaboneka ahantu hose. Ndabizi wagerageje gukomeza ubuzima bwawe, ariko umutima wawe ukomeza gusubira aho wigeze kubona amahoro nyawe. Joram, ntabwo ari njye wakubujije kunyibagira, ahubwo umutima wawe wanze kurekera ibyo wari warabonye muri njye. Watekereje ko kugenda kwawe ari igisubizo. None ubu usigaye uhanganye n'ijambo ibuka ritakwemerera kunyibagirwa. Ndagira ngo wumve iki kintu. Hari abantu dutakaza tukibwira ko tuzabibagirwa, ariko nyuma tukabona ko abo twatakaje ari bo twakagombye kuba twararinze kurusha abandi bose. Waragiye ushaka Sky, ubona ko azansimbura, ariko uko iminsi yagiye ishira niko wamenye ko umuntu wese ashobora kuza mu buzima bwawe, ariko
si buri wese ushobora gusiba uwo umutima wawe wakunze by'ukuri. Ndabibona ko bitakoroheye. Ariko nanone nta kintu umuntu yabikoraho. Dramatikiyala, nzi ko nagukomerekeje kandi nta jambo ryahindura byose nakoze, ariko ndagusaba imbabazi mbikuye ku mutima. Sinamenye agaciro kawe nkiri kumwe nawe, ariko ubu ndakumva kurusha mbere. Nabaye umunyantege nke mu byemezo byanjye nari ndi gufata, kandi byarakubabaje. Mbabarire kuba naraguteje agahinda utari ukwiye nanjye ntisize. Natekereje ko kugenda ari wo mwanzuro wa nyawo, ariko nyuma y'iki gihe gitoya nasanze naratakaje umuntu wari uw'agaciro gakomeye mu buzima bwanjye. Uyu munsi nibuka ibyo nagukundaga n'ibyo nakwitagaho. Nicuza impamvu nabihaye agaciro igihe byari bikwiye. Sinshobora gusubiza igihe inyuma ngo gusora amakosa nakoze. Gusa nakubwira ko nabyicujije kandi mbisabira imbabazi. Niba hari icyo nakwifuzaho kandi mwifuriza uyu munsi, ndetse ndanagushakaho nuko wambabarira. Sinshaka imbabazi gusa, si no kugukuraho umutwaro wikoreye, ahubwo nuko mbabajwe nuko nagukomerekeje. Sindi kwikuraho umutwaro, ahubwo ndagira ngo umpe imbabazi ndebe ko natura uyu mutwaro nikoreye. Nicuza ko naragutakaje. Ndabizi ko amagambo yonyine adahagije ngo asane umutima wawe n'ibyo namenye, ariko ndashaka ko umenya ko nicuza by'ukuri. Nakoze amakosa yo kudaha agaciro urukundo rwawe, nuko wari umuntu mwiza kuri njye. Ubu nasobanukiwe byinshi ntari narabonye mbere. Ndagusaba imbabazi umubabaro naguteye, ku marira warize no ku byiringiro wari umfitiye byose bikayoyoka no kuguca intege. Niba hari umunsi mu mutima wawe uzumva wambabarira, uzabifata nk'impano ikomeye cyane. Yarariyumvira atungata ijoro. Narakomeretse, narababaye, ariko nahisemo kubabarira. Si uko nibagiwe ibyabaye, ahubwo nuko nashaka gukomeza kubibera imbohe. Narakubabariye, ndanakubabariye pe. Ibyabaye ntibishobora gusubirwamo. Umutima wanjye wahisemo kurekura uburakari kugira ngo ubone amahoro. Byansabye imbaraga nyinshi, ariko ngomba guhitamo kukubabarira, kandi nahisemo kukubabarira. Ndizera ko nawe wizeye kandi wigiye ku makosa yawe.
kuko nanjye nize kubaho nyuma y'ayo makosa wakoze. Kukubabarira si ikimenyetso cy'uko ibyo wakoze bitambabaje, ni ikimenyetso cy'uko umutima wanjye urusha imbaraga ububabare wanteye. Warankomerekeje ariko sinshaka gukomeza kubaho n'ibikomere gusa. Ndakubabariye kandi rwose mwifuriza ibyiza. Narakubabariye kuko nzi ko twese dukora amakosa. Icy'ingenzi ni ukwiga ukava muri ayo makosa kandi ukaba umuntu mwiza kurushaho. Joramu agira cyane ati basi uri kumbabarira ubikuye ku mutima. Ati narakomeretse cyane kubera ibyabaye. Hari n'igihe numvaga ntazigera mbasha kukubabarira, ariko uko iminsi yagiye ishira nasanze gukomeza kubika uburakari n'agahinda aribyo byari kundemerera kurushaho. Niyo mpamvu uyu munsi ndi kukubwira ko nahisemo kukubabarira. Si uko nibagiwe ibyabaye nangwa se byoroshye kubirekura no kubyibagirwa, ahubwo ni uko nshaka amahoro y'umutima. Nifuriza ibyiza mu rugendo rwawe kandi nizera ko twese twigiye ku byabaye. Turamata none se Kiara, kandi ubundi nta munezero mfite aho kugira ngo nzabaho nicuza ubuzima bwanjye bwose. Wampaye andi mahirwe. Kiara araseka ati Joramu, amahirwe y'ibiki? Ajyanye n'iki? Turamata yo kuba ndi kumwe nawe. Babarira basi njye nawe twongere kuba turi kumwe, njye nawe twongere tubane. Erega niwe mugore wanjye wa mbere. Ndatereka nkubwize ukuri Joramu, nakubabariye ariko ibyo wakoze ntabwo rwose byansigiye igikomere kitapfa kwibagirwa vuba. Ntabwo ari ibintu nakwibagirwa nonaha. Sinkiri wa muntu wakizera rwose byose uko byari bimeze mbere. Naguhaye imbabazi ariko umutima wanjye ntabwo wakongera kukwizera nk'uko byahoze. Wanyigishije kwitonda. Ibyo byose byabaye byahinduye byinshi muri njye. Hari igice cy'urukundo cyapfuye uzongera kugarura uko cyari kimeze. Nakubabariye ariko singira ngo bisubire uko byahoze. Nakoze byanyigishije ko kwizerana bigomba kubakwa buhoro buhoro. Ndagukuraho umutwaro wari wikoreye w'ibyo wankoreye, ariko sinshobora gukura mu mutima wanjye ibyo wanteye. Naguhaye imbabazi ariko si ukwibagirwa, ariko nakwibagirwa nonaha.
nakubwiye ko ndakubabariye ko nashaka gukomeza kubaho mu burakari, ariko ngomba kukubwiza ukuri, ibyo wakoze byahinduye byinshi mu mutima wanjye. Ikindi ndabona kongera kukwizera vuba uko byahoze. Ibyo wakoze byanyigishije ko udashobora kugera mu buzima bwe ariko ntagufate nk'uw'agaciro. Naguhaye imbabazi ariko ndimo ndirinda gusubira aho nakomerekeye. Nibyo nakubabariye ariko sinyura uwawe nk'uko byahoze. Wanyigishije ko umuntu ashobora kugukunda ariko nanone nyuma agahinduka. Ibyo rero uri kunsaba biri very impossible, ntabwo byakunda pe. Dramatic yana wigeze kumbaza ngo have you ever loved me even for once? Uribuka amagambo nakubwiye? Narakubwiye ngo yego, ndetse narakubwiye amagambo menshi cyane. Ese wigeze wankunda nabura bwa rimwe? Niba warigeze wankunda ufitamo amahirwe. Ati Jonah, kukubabarira siko gusubira mu byahise. Wanyigishije gukunda ariko nanone unyigisha no kwirinda gukomeretswa bwa kabiri. Nakubabarira ko sinshobora kuba uwawe nk'uko byahoze. Ibyo byahindutse igihe byari ibyishimo wabihinduye agahinda. Nakubabariye atari uko utakoze ibintu byambabaje, ahubwo nakuvuga ko ntakeneye gukomeza kubaho mu burakari. Ariko ngomba kukubwiza ukuri, sinyura uwawe nk'uko byahoze. Wanyigishije ko nubwo umuntu yagukunda byimbitse ashobora no gukomereka bikamuhindura. Bigatuma hari ibintu byinshi cyane asa naho abona nk'ibyo atazigera yongera gukumbura. Yaramuyegera akeyara ahubwo ati ndakwinginze mpa amahirwe. Kiyara ati Jonah, warakererewe. Ibyo uri kunsaba wari kubimbwira mbere y'uko ubana na Sky. None se Jonah mubaze, iyo uza kuba wari wishimiye umugore wawe warabashije kunyibagirwa, aka kanya wakabaye uri hano uri kunsaba kuguhereza andi mahirwe? Jonah, mu kuki uri kwikunda, kuki uri gukurura wishyira? Uzi impamvu uri hano? Nuko kunyibagirwa byakunaniye. Jonah ati ndicuza buri kimwe. Iyo menya nkumvira Victor na Albert, wenda nkemera imiryango yose ikamvaho ariko nkabana n'urukundo rw'ubuzima. Ese ubu nzabasha kubaho mbana na Sky izi neza ko mfite undi muntu nkunda? Kiana, mbwira aho basi ngira inama y'icyo nakora. In
inkuru yacu reka tuyisubikire ahangaha. Ese Joram arakora iki? Kiara se warakora iki? Aramuha imbabazi, aremera ko basubukura, nangwa aramwangira amubwira akomezanye n'uwo basezeranye. Uru yitwa Igikomere, jyewe nitwa Atete. Byose twibaza ni mu bice bizakurikira. Inkuru ni njye yandika kandi ni nanjye uyibagezaho.